mwizina Yesu iyo ndasomye ku bwari w'umutagatifu iyo ndasomye ku bwari w'umutagatifu kuki utavutse ku bwari w'umutagatifu kuki yavutse nk'izindi mpinja ugira pare wabyaye ibiki pare w'umutagatifu umuntu se batisimu ntaba ari pare wawe njyana muri batezemo gute urabona wabatijwe ngaho uzakubita igishyira w'umutagatifu turebe w'umutagatifu bamuteye icumu mbona remera kuki yatakaga arira akababara byari mu mugambi w'Imana ntago ubugambanyi yaramushutse Imana yitinya abantu b'isi ntabwo yabiyongoza ahubwo yacunze ka Yesu abareka ashuka arakohereza barakaneneka umuntu ntabwo yakongera kugaruka yaramushutse mana yaramushutse ndetse wewe mana kohereza ngo ukore nka biriya Yesu yakoze wabyemera Yosefu ari se wa Yesu urabyemera kari pare se niba biraganditse kari pare nyine reka dufate kari nka pare ibiki kucisha guhindura ibyanditse cyane cyane Mariya yabyaye hanze cyari kinyendera Mariya yabyaye hanze wisugi hanyuma se umuntu atwita atabara nyine umugabo kutatavutse muri roho mutagatifu icyo gitangaza cyabaye ahantu umuntu aca yinjirana n'aho aca avuka twabonye ahantu yaciye avuka kutatavutse muri roho mutagatifu nibyo byanditse muri Bibiliya icyo gitangaza yakoze yagaruka muri roho mutagatifu kutatavutse muri roho mutagatifu ko nta wundi Imana arapfuye ko itagikora ibyo bitangaza wavuga ko Mariya yari yasambanye bakabeshabesha ngo ni roho mutagatifu ni Yosefu nyine Yosefu nawe ariko Yosefu nawe yapfanaga wasanga Imana yaryamanye na Mariya ubwo Yosefu azarega Imana birabikora Imana birabinanga bikora kuko n'abana b'Imana baje mu isi babona abakobwa bo kwisinga ari beza abana basambana Imana yo kugira ngo irakarira ibyana byayo iravuga ngo abana ngo bisi ngo nzakomeza kuruhanya nabo ngo ntabwo ngo bazongera kuranza imyaka 120 abamarayika baje kuri iyi si basambanya abakobwa bacu basambanya indaya muri byanditse indaya abakobwa b'indaya n'abakobwa beza bacu byarabasambanyije byarabasambanyije mwaretse kurarana mu nyero umutubuzi byadufatiye abana ku ngufu ibyana by'Imana byadufatiye abana ku ngufu ngo nendaya kabaje kwiza icyaha gatozi kabana bari bahohotewe abakobwa babiri bari barimo barakaraba kirago kirakariye abakobwa bahohotewe kirakariye abamarayika kibona nyashi byaraje bibona nyashi we nyine yarakariye abantu kugeza arakarira abamarayika mu Bibiliya turazara Bibiliya n'Imana ivuga ngo sinzakomeza kurwanya n'umwuka w'abantu ngo ni na mpamvu ningana iki cyatumye Imana ishyiraho imyaka umuntu atazarenza ubundi se ko Imana ari mabuka kucyavuze ngo namuzarenza imyaka 120 kandi abantu bakaba bayirenza kuki abantu barayirenza imyaka 120 barayirenza kuko ari intungane Aburahamu haranditse muri Bibiliya ngo Aburahamu yaranye imyaka 180 kuki yayirengeje na Sara yayirengeje Kamana yarivuguruje yaravuze sinumwa y'Imana Aburahamu oya n'umuntu yavuze ngo sinzakomeza kuruhanya n'umwuka w'abantu urumva nta muntu uzongera kurenza imyaka 120 dukomeje ko tujya kubona Aburahamu yayirengeje turavuga ati mbega Kamana we urani mabwa mabwa ni fe mabwa ni nko kuvuga nganga ngo ntago harenga yabonye ububasha bwo kujya ikuzimu ngo izirikene Satani ko kitazirisa abakozi bayo yohereza ku isi kari biduteza n'ibifite abapagasi kukitazica umwuka mubi dutera ngo muzirike Satani yihanganira n'Imana ubwe Imana iramwirukana urumva ka Yesu kari kumushobora ka Yesu nabonye kari akumukomo Yesu kari akagabo k'amakanza adashinga niko kari kubasha Satani umwuka uri mu
kuvugisha niyo mwuka urimo gukomoka kuri Satani iki hoya aka kandi mwuka wowe ufite n'uw'Imana ntabwo ari uw'Imana ubusabaniza bakawunyambura Imana yawunsubizamo ubu ucyemera kuri ugiye mu mazi nkacubi ngo kikagufata ngo taruzi Imana wewe oya kubivuga nuko twakoronejwe nuko usitara ndetse nitwa Samweli kuki nitwa Samweli wo muri Bibiliya ngiye wo muri Bibiliya Satani nteye mwaka kari inkomoko y'amazina kutwita ba Salomo twebwe turi ba Salomo turi Biyahudi si inkomoko n'ubukorone ubu tuba n'ubukorone twabivukiyemo ariko ubu turi kubirwanya ubu turimo turabirwanya kugira kubusazira no propaganda y'Abayisiraheli babashyizemo reba abantu mubera mu bigoryi bari kugushyingura bakujyana ikuzimu ngo tuzahurirayo bagenze bari bakwerekeje ikuzimu ngabazagushyingura bakujyana mu ijuru ariko ari gushingurwa mu kwezi cyangwa bari bamujyana bamundi bamujyana mu kwezi sa ni mwishu ubu kwezi sa ni mwishu bandi bamujyana kucyema ntabwo twaza ni umushinga w'ijuru mu kwezi ni mwishu mu kwezi ni mwishu yazamutse mu ijuru adapfuye inde Eliya na Enoki kuki batagarutse baza gukora iki nuko baziko bazoye abakoze amabi niba baragiye mu ijuru amabi bakoze baje gukora icyo ubundi sereka ngo baje gukora iyi baje kubana n'Imana iyo Imana ibahese ubundi ko niyo yavuye uzabimenya niba umwana w'Imana yavuye widutake iminsi niba umwana w'Imana yavuye niba umwana w'Imana sogokuru wawe ni sogokuru wawe ni sogokuru wawe ni muri umwana w'Imana uko Imana niso sogokuru wawe ni ndasha ni muri umwana w'Imana sogokuru wawe ni uko Imana niso sogokuru wawe ni tubwiye sogokuru wawe ni kuzi sogokuru byara papa wawe tubwiye na sogokuru wawe wabyaye sogokuru wawe ngambwira nyintu byara Yesu wawe nasubyara Imana yawe shoboye byose Imana imbere adari bukije najyasogokuru najyasogokuru sogokuru wawe nge nakubwibye uzabimenya widutake iminsi uzabimenya tubwira sogokuru wawe umunsi umuburo wamenya ko atari ibintu bitabaho atari ibintu bitabaho dukora muri Bibiliya bere n'ibintu byanditswe n'abantu basinze bari basinze banyweye irani business nguko turimo gupasha ibintu kuri ku mbuga nkoranyambaga bashaka ibiceri byinshi bashakaga amafaranga urahamya ko umuntu yavuye hehe yarabyawe nande rabyarwa n'abamubyaye iherezo ibyo byerezo mbere yo kubyibaza wabanza ukibaza nawe iherezo rya Simana banza nawe uzabaza nawe udushakire mu gihe tutazi iherezo ry'Imana nako tutazi iherezo ry'abatubyaye tuza ushaka ibirayi urye byo kuvanga Imana ngo Satani ubihorere abo ntacyo bamaze abo ni bajorije ubundi Imana Satani Spiderman ibyo ni nka bya Jorije ntacyo bimaze ni nka bya Ngunda ni nka bya Nyiransi niyo mpamvu mugera mugasenga ibyo ntabwo bibaho rwose mukagera mugafata nta marayika ubaho birashushanyo mu marika hejuru hano mu nsengero kuki abamarayika bose batwereka ari abazungu propaganda wowe kuki abamarayika bose batwereka ari abazungu iyo bajyanye gushushanya abamarayika babazana ari abazungu kuki nta mumarayika w'umwirabura kubera iki niba dushaka ubudasa kuki nta mumarayika wirabura uhari iyo bagiye gushushanya Yesu bamugira umuzungu kuki wari wabona Yesu w'umwirabura wari wabona Yesu w'umwirabura bamushushanyije bakamugira umwirabura nimwe banyabyaha bishe Yesu baturusha umugenge twebwe nuko mu muco badutoza wa kinyafurika wacu batubuza kwiba ariko ibizungu byo biriba ni ibisambo biraza bikatwiba bikadushukashuka bikatubwira tukagira ngo ni bagenzi bacu bikahita bituyobya bikatunaga mu kinogo tunabasha kwikuramo bikahita bitwiba bikadusahura ariko twe turi abantu beza abanyafurika turi abantu beza urumva tutajya barinda bagushuka se bagushukiri hari igihe kizajyana bakibihindukanye sha nta bwenge ufite ntiwagira ngo ni burya bwabo umureke tuzajya tubihindukanye sha tuzabihindukana
magana cyenda yaje niyo nuko bagukoroneje bakuroze nuko we bakuroze nuko we bakuroze niba koko twemera yuko gange bazongera abona amaturo yanje ngani mbara abagabo bazongera abone kwa ryo ku maturo yanje bo gahamba bazongera barye ku ituro ryanje umva mubaze bayarya yabasogokuru umva none umuhanda barawa abazungu ni bari amafaranga yabasogokuru igihe basogokuru ibifaranga byose batuye batanga ibyacu nibajyana ubu namenye ubwenge fata umwana wanjye atura mukubita inkuba y'urushyi mukubita inkuba y'igiti cya danje mufashe arimo aratura namukubitira no mu rusengero ahubwo abanyafurika muri bisambo ahubwo abazungu nibyo bisambo amafaranga wahaye imana cyangwa wahaye umwana w'umuntu wahaye pasiteri cyangwa ibizungu none baturavuga ngo iki baturavuga ngo nimba imana ari itanga amafaranga ishoboye byose kukiyishanya na safira kukiyishanya na safira ngo banze kuyitura amafaranga ikunda ubufaranga ku buryo nayo kwica ikunda ubufaranga ku buryo nayo kwica ngo nibaye reka nkubaze imana ari itanga byose mwamenye ko nari igisanga igatanga ubutunzi imana n'abazungu ko byose ari bamwe n'ibisanga we n'uyu mukozi wawe muzashinga urusengero rw'abantu cya munsi muzarushinge pe muzarubona pe imana nayo ni igisambo n'inge turame imana nayo ni igisambo n'inge turame ngo banze kuyitura yisha abantu kama nayo mabwa kama nayo mabwa ajya kubica kishoboye cyose yikorera amafaranga twebwe nta uremera ko imana ishoboye byose ntabwo turajya mu buryobe sibyo wowe ndi imana wowe ndi imana wenda ugatura ijana wari ufite igihumbi ngahita nkunangura nabamukire neza urimo uramutse uri kugenda cyo mu muhanda ugasanga abasore babiri bafashe abana impinja ebyiri barimo kuzikubita hasi umutwe ku nkuta hasi watabara cyangwa wabihorera wabasiga ariko kamanaye urumva utashugaje kamanaye uretse mubaze watabara sura umwana w'imana kuko imana yemeye ko jenoside iba bagafata uruhinja ariko yakubwiye ko ibibaho atari nyirabayazana w'imana nyine nsubiza mvuge yari kubera iki niba mwamaze kugaragara ko murusha ubwenge imana oya iri mu kihe gitabo iri mu kihe gitabo twabigaragarije umuntu ukora wenda yazize ibyaha yakoze cyangwa ibindi n'ibindi rwa ruhinja bagiye babukura mu nda ya nyina bakunda kuruta uko ataziraga iki kuki itabarenge ko nta cyaha bakoze ya bindi bavuga ko ubikije bazabarira n'ihakase oya biri kwibuka wagenda ukavuga ngo amasaka yagize ko turi mu mategeko iyo mari bitagushyigikira ngo amategeko yakurikiraho ayayo nibizi ko iri kuvuga ukuri kuki itakurenganura ngo ntufungwe hari wewe nimba wumva urusha ubwenge imana nawe reme ndemiki yazana ikimenyetso kigaragaza ko yaremwe yazana ikimenyetso kigaragaza ko irema yaremye kikamanaye yazana igitabo kigaragaza ko imana izi kurema ibyo bintu byo kurema yabyigiye imana ifite biroti zana ikimenyetso imana yabyigiye ubu ngubu imana izi ogisijeni y'izo shiri ntabwo imana yabwenze imana izi imana kubyara ukamwihakana nasora kubyara ukamwihakana nazo wakuremye oya wivuga ngo wakuremye naso asigaye kubyara ukamwihakana wenda papa one wamwihakana ariko uri kubona abandi banabyara kishoboye byose ubu haba jewe nawe sibyo nganire magashiri oya nibyo kurema agashiri tugiye nicane n'umuriro nirasa kino kimwe ira ucana se kuko uyitegetse oya nigaragaza nyine nk'imana reka mwereke nimba atari kabwa nigaragaza mubu mbwiyeza zirikana bitambo byotswa n'amabuye none se bira umuntu wacanira sara zira ni filimi za ngunda reka nkubaze uvuye wakoze n'abandi bantu bakoze kubera ko wowe wakoze bakoze n'ukore ari muri twese baguriye hamwe mu gihugu impamvu mye kubyere oya wemera ko byabindi yego mbwira bantu musubize naye ndamusubiza ninga byabindi
nk'umukire yicaye mu ntuza muri butike ye ari gucuruza kandi akati jewe mukene iyo ntaza kubaho yego nze kuguhahira wowe wicaye muri butike twese wenda turi abakire wahahirwa nani kuri Dubai se ko bose ari abakire oya reka musubize nanjye reka ndakumva reka musubize no mu cyama hitageza kuguhahira reka mubaze oya reka mubaze niba Imana ifite ibyo bubasha bwose yego abo bakire nibo babaye ibitambo rero kubura abo bakire kuyemera ko abakire baba barayihaye ruswa abakire baba barayihaye amaturo menshi yatugize ibitambo kama nayo sha yatugize ibitambo mabwa sha mabwa tugize ibitambo kubera iki yakoze umukene oya reka nkubwire sibyo ucyaguha n'ibidashyize ko duhahirana tutaduherera rimwe twese bikwiye none ubu burimo ubucuruzi yari kumuha esanse unaka ikamuha amazuti ndikamuha umugani ndikamuha umuceri noneho ukajya utanga esanse neza kucyane n'ababura nayo guha kucyabura n'abajya guha iyo none kubera ko ukira no kwimana gwabwo ari gutwika isa yibazitse ari gutwika ahubwo mwebwe mwemera Imana mwari kujya mwagendera mu kirenge mu cyayi Garundi turi mu murongo wayo ku murongo wayo ugiyemo bagufunga izina ry'Imana yo mu ijuru usibye ko sibyo ndi mu isi sibyo ariko isi ntabwo ari iyanjye jewe ubyumve neza uyu muceri ntavuye mu rundi ruganda Imana nk'uko itaduhaye ubushobozi bungana kubera icyavanguye wemera ko Afurika ngo twese tuzabashe kugirana kuki Afurika ariwo mugabane ukennye ku isi kuki Afurika ariwo mugabane ukennye kuki Afurika ariwo mugabane ukennye kandi ariwo usenga cyane kuki Afurika ariwo mugabane ukennye kuki itabigize imigabane ingana kari wowe ukennye umugabane wawe umugabane wa Afurika wakennye bwawe uzajye mu kirere nijoro rero uzajye mu kirere nijoro rero umugabane wa Afurika kwemera gutese kandi ibyo byose arimo ariyemerana ubukene bwiwe se Donald Trump wewe ntabyo ibyo bintu n'abazungu babivuze wa kigoryi wowe nk'uko uyu muntu yavuze sibyo Imana ireba ikizagira umumaro sibyo n'iritazera kimenye neza n'imishoro byose kimenye neza isaka ritazera iki kidatera ayazera gusa ritazera iryihorera none se reka nkubwire ibibaho kuri iyi si niko byose bikora oya reka nkubwire Satani yabayeho mbere ya Yesu ariko mwana ntukageranye kariya kavuga ngo ni Yesu ukageranye na Satani aza ku isi Imana nayo ubwayo yarivugiye ntukazageranya Satani yabayeho mbere ya Yesu niyo mpamvu Satani abayoboke be yabayeho mbere ya Yesu nicyo kibi Satani yakoze iki kugira Imana ndetse rero nze mubwire ibintu yakoze Satani ntabwo bamutaye yarivumbuye ava mu ijuru yakoze iki oya baramwirukanye ku mpamvu Imana tuzayiteranya ubundi yatwika izi capati ubundi